murakaza neza kuri channel yanjye muri kumwe na Shamsi. Uno tukaba tugiye kubagezaho iki kirango cy'abanzi bari mukunda cyane nta wundi ni Bushari ndetse na B-Tray. Murabazi cyane mu njyana ya Kenya Trap igezweho muri iyi myaka. Akaba ari abasore mu by'ukuri batangiye kumenyekana guhera mu mwaka wa 2018 kugeza ubu ngubu bakaba ari mu bahanzi bakunzwe cyane, ariko abenshi bakaba bibaza itandukaniro ryabo, ese batandukaniye he? Bushari, B-Tray, abo bahanzi uyu munsi tukaba tugiye kuva umuzingi byabo kabisa neza. We ntucike, komeza urebe iyi video mpaka ku musozo. Mu bafana cyangwa se mu banyarwanda usanga harimo impaka iti Bushari cyangwa se B-Tray ninde uyoboye injyana ya Kenya Trap. Usanga ari impaka mu by'ukuri abantu benshi bagenda bibaza, ariko uyu munsi tukaba tugiye kureba ibijyanye nabo, haba kuba bafana cyangwa se kutabazi. Uyu munsi uragenda umenya ibintu bitandukanye utaruzi. Duhereye ku musore Bushari cyangwa se Hagenimana Jean Paul, ariko uzwi ku izina rya Bushari cyangwa se Bushido. Ari umuhanzi mu by'ukuri ukunzwe cyane, dore yuko ibitaramo byinshi yagiye ajyamo ari mu bahanzi mu by'ukuri bagiye bagaragaza gukundwa cyane n'abafana. Akaba yaratangiye ahagana nk'umwaka wa 2016, akaba wavuga ko yatangiye umuziki RCS, ariko aza kuzamuka cyane mu 2018, aho indirimbo yitwa Ni Twebwe ariyo yabazamuye cyane, bakaza kugenda bamenyekana mu banyarwanda. Nkuko mubizi neza rero uyu mwaka wa 2021 Bushari ndetse na B-Tray ngubu akaba ari abantu batari muri label imwe nkuko bahose. Bakaba barahoze mu itsinda rya Green Fairy, ariko ubu ngubu umwe arikorana, aho B-Tray abarizwa muri Ratio Music akorerwa na producer Dizzo Last, naho Bushari akaba akiri muri Green Fairy Music ya Dr. Nganje, akaba ari producer wabo mukuru, ari kumwe n'abandi bahanzi barimo nka Slam Drip, Ice Nova, Road B ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ugutandukana kwa Bushari ndetse na B-Tray bikaba kenshi byaraturutse ubwo umuhanzi Bushari yigeze gufungwa azira gukoresha ibiyobyabwenge we na Slim Trap ndetse n'abandi bantu bari kumwe, ubwo bikaba bari bageze hagati mu bitaramo bya MTN. Icyo gihe yahise asimburwa n'umusore B-Tray, nk'umusore mu by'ukuri nawe wagaragazaga gukundwa bigezweho mu by'ukuri n'abantu benshi. Ariko nyuma yaho Bushari aviriye muri gereza ku gitaramo cya nyuma gisa nkaho cyari cyo gikomeye, ahita asimbuzwa umuhanzi Bushari. Guhera uwo mwanya B-Tray bisa nk'ibyamutunguye, ahita ahitamo gusezera itsinda rya Green Fairy akajya mu itsinda rye rya Ratio Music. Nyuma yaho B-Tray atangarije ko yavuye muri Green Fairy Music nyuma y'iyo saga yabaye, byahise bitangira guhiwiswa yuko yarasanzwe afitanye ibibazo n'abo muri Green Fairy, barimo cyane Bushari ndetse n'abandi batandukanye, aho mu interview yagendaga atanga ku binyamakuru bitandukanye, urugero nk'inyarwanda.com ndetse n'abandi ba online, cyane kuri YouTube, kandi avuga yuko hari byinshi mu by'ukuri atabasha gushyira hanze kubera ko yabaga mu by'ukuri abangamiwe n'abantu bakeya bo muri Green Fairy Music. Akaba yaragendaga avuga yuko ubu ngubu bagiye kwikorana, akagenda ashyira ibikorwa bye hanze ari independent. Nyuma yaho B-Tray afiriye mu itsinda rya Green Fairy Music akajya muri Ratio Music, akaba yaragiye ashyira hanze project zitandukanye, aho kukubitiro yahise ashyira hanze indirimbo yari yarasohotse kera ariko ntiyamenyekana cyane. Iyo nta yindi ni Impano y'Ubuzima, ahita ayikorera video ndetse ku bw'amahirwe iranakundwa cyane, yakirwa neza n'abanyarwanda. Nyuma yo gushyira hanze indirimbo Impano y'Ubuzima igakundwa, B-Tray yahise akurikizaho project zitandukanye nyinshi zagiye zikundwa. Urugero yahise asohora indirimbo bita Nihe afatanyije na Freezy 96, ziraho igitebo cya Chanel ndetse n'izindi zitandukanye zikagenda zikundwa, bigaragaza ko B-Tray mu by'ukuri nubwo yatandukanye na Green Fairy agifite imbaraga, ahubwo atangira kugenda akundwa amenyekana kurusha uko yari ari muri Green Fairy Music. Ku rundi ruhande mugenzi we ari we Bushari, nawe yagendaga akora cyane ashyira hanze ibihangano bitandukanye, kandi mu by'ukuri nabyo bigakundwa cyane, aho yaje gutungura abanyarwanda akorana n'umuhanzikazi ufite impano ari we Ariel Ways, basohora indirimbo bise Umwari. Umwari ni indirimbo yahise ifatisha igihugu cyose, iranakundwa cyane, dore ko niyo wumva ari
indirimbo nziza cyane, dore yuko igiye no kuri YouTube usanga iri mu ndirimbo zakunzwe cyane, aho ifite views zirenga mu bihumbi 400 na ukaba wumva ko ari indirimbo mu by'ukuri yakunzwe cyane. Ndetse Bushari agenda asora n'izindi zitandukanye zirakundwa, bajya akora n'abanzi batandukanye barimo ba Bruce Melody basohoye indirimbo bise Ibereye, korana n'umuhanzi The Ben bakorana indirimbo zijya muri ebyiri ariyo bise mu ruturuturu na Ngufite ku mutima remix. Ubu kugeza uyu mwaka bikaba bigaragara ko mu by'ukuri aba basore bahagaze neza, uretse Bushari mu by'ukuri mu minsi ishize nabwo wari wongeye gufungwa inshuro ya kabiri aho ugenda agashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge ariko nyuma akaza kurekurwa. Ubu ngubu nawe ibikorwa bikaba bikomeje mu by'ukuri. Umwaka wa 2021 bikaba bigaragara ko aba basore mu by'ukuri bahagaze neza, yaba Bushari yaba B-Tray mu by'ukuri ni abasore ubu ngubu ubona ko bagezweho mu njyana ya hip hop yiswe Kinya Trap cyangwa se Trap. Tukaba tugenda tubifuriza kugira amahirwe mu byo bakora ndetse babasha kutugezaho indirimbo nziza cyane. Bijyanye n'imbuga nkoranyambaga abo basore bakoresha, Bushari akaba akoresha Instagram cyane iyi minsi, dore ko iminsi yabanje wabonaga atayitaye ariko ubu ngubu akaba yari yitabiriye, aho ubu ngubu bafite abafura barenga 30,000 na mugenzi we B-Tray akaba ari uko nguko mu by'ukuri. Kubona yuko ari abasore mu by'ukuri bafite ikintu kijyanye no kuba ari abasirimu ku bijyanye no kwamamaza music, dore yuko imbuga zose basanga haba ari Instagram, iTunes, Spotify n'ahandi henshi cyane hanyuzwa imiziki. Ukabona ko ari abasore mu by'ukuri bafite icyerekezo mu muziki nyarwanda bijyanye n'ibigezweho. Mbere yuko dukomeza nkaba ngenda mbibutsa yuko muri kumwe na Shemza akora ugenda ubagezaho izi nkuru zose. Niba udasanzwe umenyereye channel ndagusaba gukora subscribe, share, like, comment n'ibindi bitandukanye cyane, tukajya tugenda tugezwaho utuntu dutandukanye yonke n'amategurira byinshi cyane, haba ibyegeranyo, amakuru, comedy ndetse n'ibindi bitandukanye cyane uzagenda mu bigezweho hano kuri Shensi. Bijyanye na album abo basore mu by'ukuri bamaze gusohora, hari umusore B-Tray akaba yarasohoye album yitwa Nyamirambo, akaba ari album byo kurebye isa nkaho yashyize hanze mbere, irimo indirimbo zitandukanye cyane arizo yaherewe muri Green Ferry, ndetse na album yise 2040. Nyuma ya 2040 nibwo yaje gutungura abanyarwanda ashyira hanze EP ikubiyeho indirimbo zigera muri 3 yise Shkwita. Iyo ngiyo ikaba ari indirimbo bise bita guteo ya, indirimbo bita nicyo gituma, ndetse n'indirimbo bita burye, ndetse n'indirimbo bita Landlord. Ari EP nabyo mu by'ukuri yakunzwe cyane, igenda yerekwa abafana bose bakayishimira mu by'ukuri. Ku rundi ruhande bugenzi we Bushari nawe ntiyasigaye nyuma, aho yagiye asohora album zitandukanye, aho nyuma aheruka gusohora ariyo yise Ibihe 7, aho ari kumwe n'indirimbo zigiye zitandukanye zanakunzwe ariyo yise Ngufite ku mutima afatanyije na The Ben, Ibereye afatanyije na Bruce Melody n'izindi zigiye zitandukanye. Bikaba album iri gukora neza mu by'ukuri. aba basore mu by'ukuri bikaba bigaragara ko album zabo ubwo zasohokaga zigenda zikundwa cyane hanze n'abafana ba hip hop muri rusange hano mu Rwanda.